Mu busanzwe iyo twavugaga umutekano w'igihugu kenshi twumvaga Rwanda National Police cyangwa RDF. Ni mu gihe kuri iyi nshuro hari kwibandwaho cyane CTU Counter Terrorist Unity. CTU ni itsinda ryihariye risanzwe rya gisirikari mu kurwanya imitwe y'iterabwoba n'ibindi byose biyishamikiyeho kugira ngo harindwe umutekano w'umukuru w'igihugu cyangwa abayobozi bakuru bari mu gihugu. CTU abenshi turi kuyumva tukabona mu mitwe yacu hajemo Captain Ian Kagame. Ni mu myambaro idasanzwe yagaragaye yambaye muri iki gihe twari tumazemo cyo kwamamaza Perezida Paul Kagame mu guhatanira umwanya ku mukuru w'igihugu. Ndetse iyo myambaro yayigaragayemo bwa mbere tariki 7 ku nshuro ya 30 twibukaho Jenoside yakorewe Abatutsi, ari nabwo twatangiye kumenya cyangwa hatangiye kumenyekana icyo bita CTU. CTU cyangwa Counter Terrorist Unity yahoze ikomatanyije muri RDF, muri Unity ya Special Operation Force igezwaho iratandukanye. Ubu muri CTU bakorera imyitozo ikami, ni mu gihe ibirindiro byabo biherereye mu Bigogwe mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Mu kujya muri CTU hibandwa cyane mu gutoranywa, bisaba umugabo bigasiba undi kuko bisaba agatuza kandi akaba ari nabyo baha ko abasore b'intarumikwa batoje. Aba basore kandi bari muri CTU bakaba bari gutuma abandi basore basigaye batari muri CTU bitwa amagwija, ibimonyo ndetse n'ibindi bizina bibi. Kuki twabagabo bacu bose agasiga amagweja ibimonyo bari ibiki? None se ko dusanzwe tuzi ko abajepe ari bo barinda umukuru w'igihugu, ibi byo kandi byaje bite? Yego nibyo, abajepe nibo bonyine bashobora kurinda umukuru w'igihugu. Gusa abajepe nibo bonyine bashobora kurinda umukuru w'igihugu. Abajepe bashobora gukora nka CTU kuko bo ntibakumirwa iyo bigeze ku kureba umutekano w'umuyobozi. Abajepe nabo babarwa nk'ingabo z'u Rwanda, ariko ntabwo bashinzwe gukora ku busugire bw'igihugu. Bo bashinzwe kurinda abayobozi bakomeye gusa cyangwa se abandi bayobozi b'ibihugu baje gusura mu gihugu, ariko hakibandwa ku mutekano wabo. Abajepe nta hantu na hamwe bahurira no kurinda ubusugire bw'igihugu. Aba bambara imyambaro iriho Republic Guard. CTU iyo bayambaye haba hariho ikirango cyangwa se igishushanyo cyanditseho Royalty Protection. Ni mu gihe iyo ubonye umuntu wambaye umwambaro wa CTU ariko hariho ikirango cya Royalty Protection, bivuze ko ari umujepe ariko akaba yarayije gukorera muri CTU kugira ngo harebwe ku mutekano w'umukuru w'igihugu cyangwa umuyobozi arinze. Naho iyo CTU cyangwa umuntu wambaye umwambaro wa CTU ariko hakaba hariho ikirango cya Special Operation Force, bivuze ko we atari umujepe ahubwo ari mu rwego rwa gisirikare rwa Special Force. Abajepe cyangwa se Republic Guard bashobora gukora akazi ka CTU kuko nibo bonyine bihariye cyane cyane umuyobozi. Bashobora kugakora mu gihe hari kubona hari ibiza kubangamira umuyobozi cyangwa umutekano w'umuyobozi barinze. CTU ni urwego rwihariye, ariko abajepe bo ni igice cyangwa bafite part yo gukoramo CTU. Bakora agace gatoya ka CTU. CTU kandi bahabwa imyitozo na RDF, noneho bakayikorerwa cyangwa se bakaba banashaka ayandi mahugurwa ku ruhande mu bindi bihugu byo hanze. CTU muri rusange icyo baba bashinzwe kureba nimba ahantu bari cyangwa ahantu hari abayobozi nta byihebe bihari, bishobora kuba byinjiranye intwaro kugira ngo zize kwangiza umutekano w'abayobozi, cyangwa barebe nimba nta bindi bikoresho byaba bishobora kwangiza umutekano w'abayobozi bahari, kugira ngo umutekano w'abayobozi bari aho utaza kwangizwa. Mwakoze kubana natwe, hari ibindi mwifuza ko twabasangiza muratwandikira muri comment. Ciao.